ariko se iyi beach iki ngicyo kiri he none ndagira nte ntabwo telefone yiriho network ze ntabwo ziriho ko ndeba sikiyemo uriya mudamu ntabwo nibuka nimero ye kandi ashobora kuba yaranyandikiye badi se ko tari gufata telefone ndagira nte noneho badi ari no kuri live ase badi ndi kuguhamagara waje badi ufite network mbi ijyaho wongera ugaruke mutaping bad beach nzanira mpereza nimero y'uriya mudamu aze hano turangiza iki kibazo cye mpita nigendera nshaka kujya kwikinira game ufite nimero ye uyu mudamu bambuye ujya w'imyenda ariko njye bisobarangiye none Jess kubazi nabonze abo niwe nshaka ndamukeneye kabisa ndashaka unzanire ntuza ntabwo uriya ready urango niba bamwitande bamwitande uriya mukobwa okay nkeneye uriya mukobwa hano ndamukeneye uriya mama w'imyenda okay na babandi mwese babantu mwese mufite ko mufitanye ikibazo natera mwandike muri comment ladies choice ndamushaka ariko suko ntibamuborotse cyangwa ladies choice niba ari umuntu ufite nimero ye yaranyandikiye ko ntabwo nibuka nimero ye ladies choice nkeneye okay nkeneye ladies choice ariko na babandi bandi we bad bitch ni bandi bari ku rutonde ngo bavuga ko uyu muntu yabambuye mwandike muri comment so ibi bintu rero urabona iki ngiki ntabwo ibintu ntabwo byaba ari fair if you can say ko umuntu ariko niba president akaboneka mu mukabura hanyuma ko ari nguyu wo muvuga wabambuye mwaje mukamubwira uko yabambuye ko ari nguyu ari hano ntabwo nshaka ngo tera avuge bamwe bari kumuhiga bavuga ko yabuze bahari ni muzi ndabashaka ninde muntu ufite nimero y'uriya mukobwa haya tara wigenda reka manza aboneke guys mutapinge screen tutaza kumanuka beach wamuze umva njye rwose uriya mugore mva nta n'umwe nzi muri bariya rwose Dabfa. Biba na N ufite n'imitima like ya bro ine niba ari ngahe yashyizemo nimero za Red Choice kereka niba atari izi
Give me a second. Huh? Kanze nzirebe uriya se wamumenye uyu nguyu wamenya nimero ashizemo kandore nizo nabitubwire. Ego ndabona ari babiri bazishyizemo kandi ni kimwe. Ahubwo hari undi ushyizemo izitarizo. Mickey Pretty nawe azishyizemo nimero za Red Choice. None waje ukarangiza ikibazo n'uyu muntu wapfura we nguyu utera ari harara gutegereje hanyure gato sibyo? Uravuze? Ntimubyumvishe undi muntu ufitanye ikibazo na Tara ni Teira ninde? Ako so n'amazina y'Ikinyarwanda ugira witwa n'amazina yawe mada? Ndatwaza kunteta nitwa nziza Gaira Christelle. Ibi Teira sa ni ibiki? Ni iva kuri Christella like Tera y'inyuma. Ngahora. Ni Christella ubwo Tera y'inyuma niyo Tera rero. Uretse gato Christelle niwe wiyise Tera? Oya naga ari njye n'abashiti banjye babinyise ku ishuri. So musharing live nzengire mutapinge screen ariko se bibora bakoze byantuzana no byo na ubwangati kabisa babikoze na Godfa wazamuye Joel ndamubona ariho muzamure ndamavuta uyu nawe waramwibi yego reka dukoreshe imvugo ziri hari ziri imihanda itake njye nta kintu bintu nkaya niyo bamvuga gute amaki with that. undi muntu bivuga ko uyu mudamu yamurigani undi muntu ninde nawe azamuke kabisa na oya nawe undi w'inzu w'inyamata nambabarira ashaka ukuntu azamuka ntago we sinanamuzi uretse gato reka kwibaraguza. Amagara Florence amugiri amuhamagare ko nabonye ari we wakoze video yiwe. Uwo Florence nazi ariko se avanye muri iyo muziki yawe. Aha mwagabanyije sheri. Ari kwambereye ikiwerewere ndakuboroka kubitwe n'inkuba warambishye wampaye amakuru atari yo mu rukiko uraza uravuga hano uramuvuga ibintu bitavuzwe numva ntabwo biri kuvamo kandi njye buranizera ibyo umuntu akora ntabwo nizera umuntu. Abantu bo ku rukiko abari benshi cyane ariko impamvu mba naguhisemo nuko nzi kuri umuntu mfite nyir'ukuntu nari yarishyizemo ko punda turi umuntu ukora ibintu bifite umurongo tuniki niki kuko ndeba inyungu nkuru wandika ariko wambwiye ibintu bitari byo numva biri kuvamo. Guys mutapinge muri screen munankandeho. Godfa we umva ngiye mumbwire vuba turangize ibyo nimba birangira ko njye hari ibintu nari ndimo n'ubu ngubu nta kanya nshatse. Yego ye nyamunsi we kuba nje kurangiza kino kibazo uranyishyura ndanakuzi. Njye se ndakuzi Ngiye mba nshaka mbese mumpamagaye ndabita washyize Nze simwe mwajyaga muza aha
ndakubaza wowe wa mungu niba ari Joella simbonye urashyize muri quest ushaka kuzamuka zuba kuzanye ihangane mba njye n'ibyo nabasabaga wiza kunkangana ihangane ihangane mutinga mike yawe ihangane uyu mudamu wundazi tuzi ushaka guharabika mutinga mike yawe urumva baye VIP guhamagara ngenda kose ato ntuza ari hehe wa mukobwa wundi ninde wa wundi ninde okay ladies choice okay yaje undi okay ladies waje ladies biti ni sawa ndaje nshyira umwe hariya hejuru nongere nshyireho undi sibyo yego nagiye wowe nani Taylor niba ari Taylor fungura mic yawe Taylor niba ari Taylor we Christella Taylor mute your mic Achora kwandi kurota Taylor niba ari Taylor wafungura mic yawe turashize ladies nguyu Tera ari iruhande rwawe ikibazo ufitanye na Tera ni ikihe ikibazo mfitanye na Tera genda hari nta kibazo like reka Lady Choice abanza avuge mbe mutinze asoze kuvuga none nanjye mvuge uretse gato mbere yuko avuga ubonye ni ubwa mbere mubonye okay ladies fungura mic yawe ndabasaba gushyiraho kamera amazimwe mushaka ibara kwitiranije ntabwo ariko mana yanjye okay ladies mbere yuko uvuga ikibazo mufitanye umuntu yavuze ko atakuza ari ubwa mbere akubonye uyu muntu uramuzi Godfa sijya uvuga ngo hakora ibimenyetso yego reka mfatire screenshot y'ibyo Tera twavuganye mukuye kuri live yo kwa Angela ambwira ngo agiye kubitsa amafaranga ngahereza umuntu ngo ubundi anyoherereze sibyo byose bizane hanyuma wenda nubwo ubona ko tuziranye cyangwa tutaziranye sibyo byiza unakore screenshot ya nimero mwachatinzeho nyirebe ko nimero yenda yifite twatatinze kuri TikTok na TikTok yese narayihakana none ko tubwiye ko yamuhamagaye wamuhamagaraga he kuyihe nimero namuhamagaraga kuri nimero yiwe sinyifite se byose binyoherereze hano okay mutinga ubinyoherereze nta kibazo okay we Joella ngwino hano zamuka hano Joella biti sawa ntabwo njye bajya banshyiraho indiscipline kuko nubaha abantu bose iyo uje wirukanka kandi biba byafashe n'umwanya kugira ngo dushake uyu muntu birababaza twagiye wowe ikibazo cyafitanye na ntuza ni ikihe byagenze gutera na Joella na Tera ikibazo twagiranye ni uko namaye amavuta ntiyanyishyura kandi no kumwishyuza uretse ko abantu nyine baba bashaka intambara nta pressure nigeze mushyiraho cyane kandi ikindi namuhaye tutumvikanye ko ndi umukopi nawe ngira ngo arabizi ahubwo ngiye nibaza ni iyihe mpamvu atanyishyuye kandi ibintu narabigenzemo gake amavuta wamuhaye yari afite agaciro k'amafaranga angahe $130 okay hanyuma mu mavuta $150 yakwishyuye angahe yagusigayemo angahe nta n'igiceri cy'ijana rero ibyo byabaye ryari byabaye mu kwezi kwa kabiri ubu turi mu kwezi kwa 12 yagombaga kukwishyura mu gihe kingana iki ukuntu byagenze nabihereje umumotari ambwira ko amafaranga ayafite kashi umumotari arabimuhereza noneho ageze aravuga ngo ari kubikuza biranga ngo ariko araza kuyama umumotari nyine ntabwo ko akomeza guhagarara kuko na Tera yahise ampamagara nyine anabinsobanurira neza nyine n'umutima mwiza ndabyumva bigera nimugora kuko yari amaye amasaha abiri hari nka saa 5 saa 8 ndamuhamagara
arambwira ngo biri kwanga ngo byagiye ngo azabikuza kuri Western Union, bigeze nimugoroba phone ayikuraho, aranyandikira ngo ari mu rusengero. Ndabireka mu gitondo biracya. Nawe imagine umuntu mwumvikanye ko amafaranga afite cash, nta nubwo twe twumvikanye nyine ko ndi umukopi. Na mu gitondo nyine biberuzko bigera mu minsi 3 bitangira kuba nabi. Njye nari nzi ko ni ibintu ntazabigarura hano pe, nari nzi ko ababikurikirana bazabikurikirana. Ndangije ikirego cyanjye ntijyana kuri RIB, baramuvugisha, arangije arababwira ngo amafaranga ni menshi ntabwo yayabonera rimwe, azayanyishyura mu bice. Kuri barambaza se urabyemera cyangwa nyine tugira ibintu tumukora. Namubwira ati ngiye nta kibazo, niba yemeye kunyishyura niyo byafata umwaka ariko akajya anyishyura niba yumva amafaranga ari menshi. Abahereza ibyumweru 2 ngo azaba yasoje kunyishyura. Nanga gusubira kuri RIB, nsubira hashize ibyumweru 3. Ubwo nyine ndagenda bandika ikirego cyanjye, banje bamana nimero zabo ngo nzababwire uko byagenze. Noneho ubwo yari inshuro ya 2, none ya 3 nabatereka mbigendemo gakeye kuko pereka mbabwizwe yaba ngiye narabyirukansemo baba baranamufunze. Ngiye namugiriye imwe numvishe ngo afite n'umwana. Ubwo rero sinzi impamvu nyine atanyishiye, nazano niba aramubeshye hanyumoze. Bamuhamagaye inshuro zigeze muri 2. Tera fungura mic yawe. Urafunguye Godfather. Uyu muntu wavuze ko muzi ni gutufata amavuta y'umuntu kuva mu kwa 2 tugatuma kwa 12, ubwo urumva ibyo natari ubuhemu. Navuga Gwahede. okay, ikintu gihari Godfather, uyu mukobwa namubwiye kuri social media, ndamwandikira ndamubwira ndashaka ibi n'ibyo uko nabonaga nyine product ziwe nta ribi, uko ari amavuta abakobwa twisiga, sinzi nyine hari ama original abafite irabore ya uscanninga ukabona uruganda rw'amavuta ibintu nk'ibyo, nyine ukabona ko amavuta ari original. Ndakumva. Yego. Hama mbona afite ibintu byiza ko yakoraga ama video apostinga ibikindi, avuga okay wanyoherereje amavuta kuko n'undi afite amavuta nisiga, nabwo wanyoherereje amavuta ibikindi biki, nabaga Inyamata. Amavuta arayohereza. Uri kunyumva? Amavuta ndebye mbona nta scan afite kuko harimo, urumva sinajya kuguha detail, ntabwo yari amavuta amwe, yari amavuta n'amaglycerine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibintu byose mbona ntabwo biri original nye, uko abantu bisiga amavuta baba bazi original na pirate. Ndangije navuga ati kambanze mfungure ndebe ko ahwanye nayo nari mfite, kuko urumva yo nari mfite yendaga gushiramo hasigayemo makeya. Ndavuga ndebe ko bisa, wenda wasanga ari ibicupa bahinduye ntawamenya. Amavuta ndayafungura kugira numve ko aza guhura na yandi yanjye nsanzwe mfite, kuko aya mbere ntago ari wenda narayaguriye. Amavuta ndayafungura ndamwari ndamwese ko mbona amavuta nyine atari original bimeze gute, nago ede nta nubwo afite scan. Urumva nabajije undi mu mama wundi w'Inyamirambo utanga amavuta, arambwira ati amavuta bagwaye ni pirate. Ndabimubaza, arambwira ati nta kibazo, wowe amavuta ongera uyanyoherereze. Amavuta already nayo narangije kuyafungura muke muri box, like kumwe ufanga amavuta nyine ukayavangira mu ka box kugira ngo uze kubona ukuntu yose yivanga neza. Arambwira ati nta kibazo, yanyoherereza uko ameze, ngiye nta kibazo nzayisiga. Nari ntuye Inyamata, nakoraga i Kigali, urumva mpora nyine muri rwasera nyinshi ndi kwiruka ibiki, nawe urabizi ibintu by'i Kigali, hari igihe ngiye nkora ibintu byo ghostinga, hari igihe ntasa 8 ntasa ngahe, mbura umwanya wo kuvuga ati amavuta ngiye kwa musi y'iki, nkatekereza nkavuga ati kuva Inyamata gufata amavuta ari muri box, nta nubwo wenda kiri mu mabox yayo kuvuga ngo buri cupa ryose riracyari ukwaryo. Ndagenda mfata amavuta y'ibice nyamwoherereze. Ese ni nyamwoherereza ngenda banisiga iki muri iki gihe ko rero mugana nyereza amavuta? Uri kumva? Nanjye nishyure. Ndi kukumva. Yego.
habaho ikintu cyo kuvuga ati niba uno muntu kuko amavuta ya postingaga si yongeye yanyoherereje, habaho ikintu cyo kuvuga ngo umuntu ni delivery, reka mwohereze delivery itari original. Byanyohereza delivery itari original idafite scan, kandi we yarapostingaga amavuta afite scan. Habaho ikintu cyo kuvuga ati nanjye rero kamwihorere kunyereka ko nyine ashatse kugira ute kungira nk'ikigoryi, kungira nk'umusazi, kandi anyohereje ibintu bitari original, kananjye mwihorere. Godfa, yewe ibintu ndi kukubwira ndi kukubwiza ukuri. Nari kuza hano nkemera ibintu bya wenda harya yitwa nde Lady Choice, urumva nkabyemera nkambwira ati ngiye ibyo 30 yana bifite ndabikohereje birarangiye, aho kugira njye kwemera ibyo bihumbi 130, sibyo? Impamvu njye nemera ibyo nuko muzi, wenda muzi nyine nshaka kureba nkavuga ati uyu muntu wenda muzi, ntago ari scam, ntago ari kubeshya, ntago ari kumbeshyera. Ibindi bintu byose mu bantu bavugaga hariya ngo ni ibihumbi ngo 800 ni ibihumbi magana ngahe whatever, nta numwe wundi wigeze uza usibye Lady Choice n'ingo Joel uzamutse. Undi wese wumva nuriya n'ikindi kintu Lady Choice, reka mujye kuri Lady Choice. No, reka turangizanye na Joel. Joel aguhaye amavuta ye, bari mwumvikanye amafaranga bagomba kumwishyura, byari 120 gutyo, hiyongeraho ubwo ibintu by'akamatike narayishyuye, ndumva ari 120 gutyo, ntabwo mbyibuka uko hashize rega igihe, hashize igihe kinini, hashize nk'umwaka. ibihumbi 130. 130 usanga amavuta ari pirate. Yes. Amavuta ye warayamusubije? Nturye warabifashe amavuta usanze ari pirate urayagumana n'amafaranga ntibayamuha? Ngiye amavuta nayafunguye ntarareba ku macupa nyine ngo njye kureba n'ibiki, urumva? Reka twende nta kibazo, ariko ukimara ibintu by'amacupa nabirebye nyuma, urumva? Narangije kuyafungura, nayafunguye mu kabox, muri box. It's okay. Ukimara gusanga ari pirate warayisize? narayisize nangiraho ingaruka, anzanisha nyine boro like z'utuntu tudomo n'ibiki, barabizi abisiga amavuta barabizi. Uvuga ngo wafashe amavuta ye urayakoresha ariko ari pira, urayakoresha ariko ntibamwishyura. Yego, nyuma ndayareka nyashyira hasi. Impamvu rero habaye ikintu cyo kumwihorera kanakinye gusobanurira. Umukobwa yanyandikiraga amaparagraph ariko nyine ari kumbwira nabi, kandi ari njye ubabaye yaramaye ibiboro bitari sawa, uri kumva? Akanyandikira amaparagraph ambwira nabi, ngo cyakoze ngo nta muntu ujye umemukira ngo atuze ngo ibiki, nambwira se watujije, urumva ngiye mpamvu namubwiraga ibyo byose, namubwira tuza mbanze ndebe, nzakohereza ibyaje. Naravuga ati nta wamenya, hari igihe ashobora kuba adafite iyo scan ndi kuvuga, ariko akamberaho meza nta kibazo, nyine ari original wenda mo imbere ntaribi. Ndavuga let me first test. Okay, undi muntu ufitanye ikibazo, undi muntu wambuwe na ntuzana ni Lady Choice uhari. Uretse gato n'abandi, undi muntu wese uzi ko yambuwe n'uyu mukobwa aze hano. So okay, nani Joel babarira ubumyutinze ubumanutse gato, ubuguma aho ngaho, give me a second. Ahangaha rero tugiye ku muntu bita Choice. I think message zitangirira aha. Oya, no, ndatekereza ari ahangaha. Tera ahangaha mu kwezi kwa karindwi hari 5:01 wandikiye uyu muntu Lady Choice, uramubwira ngo nabuze namba yawe yimpe, arayiguha. Umubaza niba ari iya momo, akubwira ko ari iya momo. Ese we izi message ibi ni gute? Aha niho message we Lady ngwino hano, fungura mic yawe. Ndahari.
izi message zawe ko zidasobanutse ngo zisome ni gute komeza izi message namwoherereje urumva ngiye tera urabona ko ari account iri not founded kuko yaramburutse yego ngiye namubonye kuri live y'undi mukobwa mubonaho ndamubwira ni tera ngwino inbox tuvugane era ahita mborokora araza ahita ambwira ngo yabuze nimero yanjye kuko yarabizi yuko ndimo ndagira utenda mwishyuza arambaza ati se nimero yawe narayibuze ndayimuha arambaza ngo ni niya momo ndavuga ni niya momo harya ndavuga ni yego ambaza n'amazina ndayamubwira Shakira Mutesi hanyuma conversation za kera ziri he mwahuriye hehe akwandikira bwa mbere muvugana bwa mbere iza kera zo nazo mfite kuko yaramburotse ziragenda hanyuma zingizwa zibonye gute kana chat zijya nose kuzina kubrotse ko zitagiye ngi impamvu nakubrotse nawe ndayivuga nese tera ingi nagari yawe bazaga muri live zose z'abantu ndimo wateka gato yatera ngo ntago haye ijambo nyine Godfa iyi ngi nagari yiwe ariko uretse gato genda gato ibi nagari tera twavuga byagenze gute izambere byagenze gute izambere narazibuze nahinduye telefone ziragenda yego ariko namubona nkamubwira naze nyine naramubonye araza turavugana nubwo yese nyandikira ibi ngibi muha nimero ambwiye ko agiye kuyaha amafaranga umuntu akayanyoherereza ndategereza bukeye mu gitondo nibwo namubaje ati se ko waraye umbeshye byagenze gute ahita mboroka nabwo ubwo nitwongeye kubonana guhera 2024 Gosu urumva urabona izi message n'ingera ziyandikiye se nagiye muri telefone ndaziyoherereza nimero ya tera ntabwo nkeneye kuyivugira aha singe nayiguhaye se ninge narayiguhaye urayifite give second rekandore tuzi ko ninge naguhaye nimero ya tera bwa mbere ujya kumuhamagara nibyo wampaye nimero ya tera ninge wayiguhaye so reka tugende gatoya rero okay tera iki kibazo cy'umama we kimeze gite tera wafungura mic yawe yansabaga nimero z'iki nimba nta dena ndimo ariko se waretse amahari wa muntu ladies reka amahari cyo kuvuga ndavuga nari umva ukuntu bimeze uyu mama twe twabaga turi kuri live naba hari abakobwa bakunda kujya live bari kwivugira urumva ngiye nabikoze as a joke urumva ngiye yakomezaga za mu ma live yanjye yose nibiki n'impamvu namubrotse niyo ndi kukubwira yakomezaga reka manze nsoze sisi nakuretse ukavuga cyane kuba nsoze nawe oya ladies zifunga mic yawe gato uri kumva Godfa yego umuntu uza umumama ndamubaza ngo gwani bimeze gute urumva ngo nese kutanyishuye urumva ndamubwira ngo iki nakwishyuye nawe kwishyuye iki ngiye uko ntabwo muzi yaba muzi wenda chat ziba zihari sibyo turi nko kuganira ndi kumwe ati ngewe ibintu bimeze gutya na gutya na gutya cyanza habiguhereza gutya na gutya na gutya naramwandi Eden namuhamagaye kuri telefone ko yashyizeho nimero ze hari muri live hari kuri live namwashyiraho nimero yawe nta kibazo ibyo tubivuganeho ngiye nawe ubwo yari live yaba ntago nshaka kuzana abandi bantu batari muri zisaga kubazanamo bara abakobwa b'abasitari nabo bo kuri TikTok urumva ba Teta Nice ba Angel niho twari turi kuri TikTok imwe turi kwivugira ama story ya nyine amati ndambwa mereza nimero yawe urumva ngiye nkuviki nabandi bimeze gute ibintu uri kunyishyuza nibiki ndambwa niba ushaka amafaranga aradidimanga nyine ndambwa niba ushaka amafaranga mbwira uri kumva nguhereza amafaranga nta kibazo wenda ube wagura ikintu niba ugishaka cyangwa iki kuko njye sinari nanamuzi ntabwo nari na stalkinze account yiwe sinigeze nyistalkinga nibwo rero namwandikiye gutya mbwa nimero ni iyi iba rero Shakira ibiki n'ibiki yego none ikintu uretse gato ikindi kintu gihari Godfa nukuvuga ngo uyura mwihakanye umuntu uri gukomanga ariko uretse gato none tera nimero yawe yayikuye he ntabwo kandi ntabizi ndetse we nimero yanjye wayikuyeho Godfa ko ufite nimero yanjye wowe wayikuye uretse gato ready uranyumva ready fungura mic yawe umva Godfa hari chat ufite nawe kuri telefone ya zakera na nawe ntazo ufite ngezo nazo mfite uko nahinduye phone izo nabashije kubika ni izi ngizi za nyuma nese Godfa joke ubaza umuntu ngo wabuze nimero ye uretse gato
aha undi muntu yarayibuze kandi ninde yarayifite. umyutinze gato umyutinze gatoya myutinga gatoya ready ninde wundi muntu uri hano ninde wundi muntu hano ufite ikibazo na Tera Godfa reka nkubwire akantu gatoya reka nguhamagarire undi muntu. ikindi kintu gihari Lady Cho sibyo reka nkubwize ukuri reka nkubwize ukuri Godfa reka nkubwize ukuri reka nkubwire ukuntu ibintu bimeze hari sibyo undi muntu wo mu gikari, reka muhamagare nawe aze kuri live yatwara amapantaro. uriya mukobwa uriya muhungu mwari muri kumwe uriya muhungu nawe sinda watwaye amapantaro, reka nawe muhamagara aze live aza ariko azane na prof w'amapantaro nyine uriya wagwaye amapantaro kuri moto, yego akagohereza n'umuntu ngo mwishire mujya kubikuza anavuga aho hantu ayo mapantaro kuri moto yaje nibyo. nusanga narahatuye izina ry'Imana ndabyemera nibyo ndabyemera. umuntu wese ushaka kuzamuka ashyire muri request ariko hano Tera wari unyandikiye ngo give me a second Tera ari hehe uranyandikiye urambwira ngo ariko sako igiye hirya gato katwubaha Tera kuri mu rusako abantu bakareka kuvugiramo bari kumubwira ibyo avuga ariko se waciciza ko ari umunyamahane none se bari kumbwira ibyo mvuga narangiza nka mutinga ngura mic niba babimbwiye kutabyumvisha ikibazo my love. uretse gato Godfather please uzane na Jessica ambwire ikintu njye nawe dupfa mubwire Jessica nawe azi tubishyireho umuco nta kintu dupfa ibyo nari kubwira bad bitch kai munzanire Jessica hano. Ese Tera iriya kanzu watubwira wayiguze ariko se wa mugore wakwihanganye gato ladies ntabwo ari ubwa mbere no ntabwo ari ubwa mbere cyo kuri live yanjye uzi ukuntu ibintu bitwaye tinze Godfather nakubashye rwose mutinga mic yawe agacyo munzanire Jessica hano mumbwire Jessica ngo nazi wowe ladies nzanira uwo mudamu uwo muntu cyangwa umuntu w'ipataro ntabwo ari kwitaba rega aya masaha abacuruzi tuba turi mu kazi. Bad bitch funga mic yawe ariko ikibazo cyane nzakizamo nyuma cyangwa uburyo wiyungamo na ntuza n'ubundi Jessica naza araba ari imiguruka ariko muri audience ndashaka audience mwandike muri comment first of all ntabwo ngenda umucamanza muri audience mwandike comment Tera uko mbibona njyewe ndavuga ukuntu mbibona niba dushobora kujya mu duce akavuyo sibyo Joel waramuhohoteye umuha amafaranga ye turi kumwe bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo akabuza umuguzi gasubizwa nyirako turi kumwe amavuta iyo uyafungura ugasanga ari pirate wari kumusubiza imari ye. Ego Godfather ikibazo gihari ntabwo kucyumva njye nashyizemo ibindi bintu byanjye abantu bisiga amavuta y'abakobwa barabizi nashyizemo ibindi bintu byanjye kandi naguze nanjye byamenze yakuvuga cyane
kuvuga cyane, that is not our Okay. business. Ukunyumva? Mm. Ntabwo ushobora gufata amavuta y'umuntu, ibintu by'umuntu ubimarane, ufate amavuta ngo uyakoreshe amavuta y'ingaruka. Uyu mukobwa ugomba kumwishyura amafaranga ye. Uramo amafaranga ye. Wafashe amavuta kuba wari umaze kuyafungura, wari kuyamutwarira ukavuga ati ntabwo ndi bufate amavuta, ntabwo ndi buyakoreshe, amavuta yawe siyo nshaka. Ufashe amavuta urayagumanye, amafaranga ntuyamuhaye. Ni kurengera. Ibintu ni bibiri. Musubiza amavuta ye cyangwa umuhereza amafaranga ye. Ntabwo uri musubiza amavuta amaze umwaka, uramuha amafaranga ye rero. Uko ni ukuri. Reka tugaruke hano. Urimo kumva? Muting ejewe. Okay, Shani. Agira umuntu uzi mu mpera, agira umuntu mu mpera. Shani shyiramo request. Shani shyiramo request. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri. Umukobwa urimo kunyumva? Uyu mumama ladies urimo kwihakana. Ahangaha ni byiza ko wanyemereye ko uyu nguyu ari wowe. Urukumva? Uyu mudamu ahangaha waramwandikiye. Ako gofa nagusobanuriye. Nakumvishe, reka wumve point yanjye. Audience hano iraza. Hano dufite abantu 1200, sibyo? Ibintu bari kwandika muri comment. Ntabwo bose ari abasazi. Siko babwiye gufata n'uruhande. Ahangaha dore conversation uko yagenze. Ibyo uri gusobanura na conversation wageze naho ubwira uyu mwana ko ugiye guhereza umuntu nimero ye akamushyiriraho amafaranga bitewe n'ukuntu yari kunesha umutwe kuri live. Waretse kumva Godfa. Nago ndi gukunda ukuntu utari kunyumva. No, ntabwo ngende bijyana n'amarangamutima yawe. Ntabwo ngende n'amarangamutima n'ubundi nanjye mubwiye ngo ushyiremo by the way. Wumve point. Hano conversation mwagiranye nkeya yabashije gusigarana. Turi kumwe? Iragaragaza ko umufitiye amafaranga 30,000 ye uyamuhe. Okay, ubu myutinze gato. Ready? Ikanzu yari ifite agaciro kangahe? Ni 30,000 twari twavuganye. Niyo yagombaga kuguha. Yego. Nkubwiza ukuri. Ahangaha nk'abantu muri kwitegereza 30,000, hanyuma urabona ko byarangiye uyu muntu umuborotse. Ako nagusobanuriye mama. Tera niba ritera. Ndakomeza mprovoka ku ma live yose ngiyeho. Ntabwo nari kubura kuguprovoka. Nandi nagusanga n'ubu naguprovoka. Uyarasa hano mba turahayobewe. Shera hano mba ndi naguhayobewe. Ntabwo ibyo ngibyo njya ariko nkora tugende ka tubahane. Ahangaha ikintu kiriho, niba umuntu ntabwo umuntu aya masaha umuntu yazano randomly ntamuzi akanyishyuza, hanyuma akamubwira ati mpa nimero yawe kwishyure, ariko se wowe na mbere yuko ongera ko yavuze ko yayibuze, urongera kuvuga ndakumanura, we ladies please nakunjagaraza. Sorry ariko Godfather nago. Hanyuma wowe Tera ukumva uyu muntu uri kuniga ni nkari wa mwamuru 30 ukayatwara, yatanga 500 bakakuruga cyangwa kakwicisha. Uyu nguyu ufite amahane gutya urumva 30 wayaheza, yatanga miliyoni akajya gushaka 30. Urumva uyu mugore yoroshye, ugira nayo urya. So ibintu ni bibiri rero. Izi messages ziri hano ntabwo hakana ko ari izawe. Yuza kuva ko uyu muntu utamuzi, nizi conversation atariza utaramuborotse, ibi ngibi ukabihakana ukabasha kuyimanaging, kuva wemera ko izi message turi kureba hano ari izawe. Urimo kumva? Muhereza amafaranga ye. Icyo ni kimwe. Turi kumwe? Ntabwo ugiye nkunda karengane. Ngizi message zirahari. Watubwiye kutagaruka. Garuka hano uri gitangaza kabisa. Garuka. Jesus. Tera niba ari Tera niba ari ki. Garuka hano. Please ndagushaka. Zamuka. Godfather ndahari ni network zibaye nkeya mvaho kugira ngo nsubire. Please. Kuvejo ntabwo nifuzaga ko abantu baza hano
bafata umuntu bamutera amabuye kandi kuko social media ntabwo zirangiza ibibazo siko bimeze ntabwo social media zirangiza ibibazo social media zitera ibibazo ahubwo kuba binini cyane kurusha ukuntu zabirangiza ariko here we can see uyu muntu mwakiranye conversation shaka 30 uyamuhe niba utanamuzi nk'uko uri kumwihakana conversation yano ziragaragara ko umuzi kandi utubwiye ko umuzi subwa mbere umubonye naho yipadi my life the reason why I told her to give me back the number uri kumva ni ukubera ko yarari kuza muri comment ndambwa ko washonje bimwe byacu tuvuga ndambwa ko washonje mereza nimero zawe mbona yageze no muri inbox kuki ibindi bintu byeje yarabisibye ubu narifashe from nowhere mitamwandikira ngo give me the number weho wabizi you just use your brain too narifashe from nowhere ndamwandikira ngo you just give me back your number na handi hantu yazimere kuri live weho zizana uretse gato nzanizi inye izo hejuru nyine kandi nazo mfite ko nazihari niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ni hano twatangire muri mushaka kubigira urusaku ntabwo biza kuvamo nibyo naze kuva kare muri kwiteza abantu sinzi impamvu utari kunyumbatera ntabwo ahangaha hano wamusatse uri kubona wamusabye nimero mu 2024 wamusabye namba ahangaha niba uri kubyitegereza nimero yarayiguhaye Ese Godfather ntabwo ndi kukubwira impamvu nyine ndi kukubaza ngo nyine byahereye aha like from nowhere I just texted someone and asked him wabaje kuva point yanjye Jesus wowe watse umuntu nimero wenda wari kugira amatsiko urimo kunyumva ukavuga ati uyu muntu uri kunyishyuza gutya uze hano ufashe umuntu umusabye nimero direct nta nubwo umuhamagaye umubwira ati wa muntu we ko ntakuzi ntiwaba wanyitiranije urimo kunyishyuza yiki umusabye nimero isuna mubaza uramubaza ni iyi ngiyi ya momo harya niyo ya momo yewe arakubaza yewe umusaba n'amazina ya momo amazina ngaya arayaguhaye buretse gato arambwa ati nyihaye umuntu amafaranga nakugeraho umbwire arakubwira sawa thank you turi kumwe yewe aza no kukwibutsa arakubwira ati wa muntu ntabyo yakoze turi kumwe akubwiye ngo wa muntu ntabyo yakoze ngira ngo urareba arongera bukeye ati tera bite none se ko nategereje ngaheba uhita uboroka umuntu umvikana ikintu kimwe rero ngo sinzi kurya indimi sinzi kunyura uruhande mvuye gushwana n'abantu nanga abantu ko baguharabika mvuga ntimureke gufata ibyo bintu ngo mubikore no kunyumva so please nitugera kuri uyu nguyu cyo tugishize uruhande audience iraza kukubwiza ukuri ibi ngibi byo nawe umuha amafaranga ye reka tugaruke kuri Jessica ngo warazamutse zamuka ufite network anye banzamuye kuzamura so urabona ufite network ndakuzamura ntuzamuke network azazira kwikaraga urahamagara uzamuke bikunde so uyu nguyu tumushize uruhande Jessica raje naje umva mbere ko banza kuvuga ceceka urabizi ko ntabikunda Jessica urabizi ko ndashaka ko banza ukazamura Shani nawe ari hano ari kubyo Shani zamuka ngenda ngize ibintu bive no mu nzira mutinga mic yawe mutinga mic Jessica ntabwo nshaka kumanura babarira mutinga mic yawe nijya guhamagaye nguze kuko Tera gushaka nawe Tera zamuka turangizanye na Jessica asigaye cya Jessica ngwino hano ibi by'amafaranga byo Tera shyira request turangizanye na Jessica ubundi twende kazi reka tugende gatoya rero Jessica na Tera Jessica uranyumva fungura mic yawe mvuga na Shani nazamuke nawe ari hano agiye nakore request none ahangaha ndashaka kuvugana n'abantu batatu bambaza nanjye mitambabaza ibintu bita biva imihanda
ariko Okay, nkawe ubwo koko urakoze. tera iyo ubona wifata wandaya we uwo Ntabwo mugabo nkwemerera. ukamuca muri screen yambaye imyenda nakobokeye itonde nawe godfather imyenda yarenze Ntabwo n'iguzumbi 70. tuza, ntabwo mbikora, ntabwo ibyo bintu nza kubyihanganira. Tugende gato. Ntabwo mbyihanganira Jessica. Ntabwo mbyihanganira, tuza gato tugende gake. Hano umva message Tera anyandikiye mbere yuko uza hano. Ntabwo ngenda ngira ibanga. Aranditse ngo Jessica, aranditse ngo Godfather uzane na Jessica ambwira ikintu njye nawe dupfa. Ndashaka kwiyunga nawe bikava mu nzira, njye sinkunda amatuka. Urimo kunyumva nani Jessica? So ntabwo nshaka kugira ngo shani fungura mic yawe. ntabwo nshaka kugira ngo uze gukoresha amagambo atukana, urabiza no ko ntabikunda. So Jessica, Amategeko ari wawe ndayazi ko utajya wemera ibyaha. Ibyo ndabizi ko Okay. ndabizi ahantu nje ndahazi shu. urakoze cyane. Umuna ntago Tera nukana na zamuka. muntu shani fungura microphone yawe. Nguyu Ifungure Tera mic. hano. Tera rihe? Tera. Tera Nazamuka. vayo. Ariko Godfather iriya myenda narayikobokeye mbere yuko niba Jessica, nshaka ko twumvikana njye nawe Jessica, nk'uko yabikubwiye sinshaka iriya guseka. profile nayihindure nayikoraho Iyihe? nakure iriya profile kuko iriya profile iri bunera umutima mubi itume nomboka usange mubwiye nabi nabanza avane iriya profile iriya myenda narayikobokeye nyigura amafaranga yanjye ibihumbi byanjye 80. Davido yayisohoye uwo munsi yasoraga iriya myenda nambabariye y'icumuzi. Yabajije ngo ni iki mupfa. Godfather Okay, uretse ubwo ni ukuvuga ngo Tera naze na Shanaze mbone kuvuga. nguyu Tera arahari sheri, nguyu Tera ari hano. Ari hese ko nawe ndi kuri. Nguwe hasi yawe. Okay. Tera iyo myenda ariko narayikobokeye. subaye iki uretse gato. Jessica. Baburetse. Mu mafoto Stone yaguhaye rebamo indi foto basi uyishyireho. Kuko iyo myenda uzi uburyo nayivunikiye kereka niba uhita uyiha umumotari akayinzanira. Ukazamugurira imyenda akazaguha amafoto yambaye ibyangwe byawe. Ntabwo tuzadufata bano bahungu ngo tubambike bajye guteretesha imyenda twabaguriye ngo we nurangiza ngo mbwire ngo naga ibintu gute nse nabura kuvuga. Iyo myenda iri kuri profile Stone yambaye sinjye wayiguze nanjye nkwereka ifoto ndambaye. Igo. So Ntabwo abantu benshi bad bitch imyenda ntabwo yize yanjye na Stone. tukira hangaha rero. Shani kushatse kwazamuke Jessica. Uragira ngo Shana kuri. Shani. Ikibazo ufitanye na Tera ni kihe? You are still drinking that. Bigeze aho. Biki? Yari kubaza Jessica ngo mupiki we niwe Tera arimo kubaza ngo uranguze hano ngo uvuge ngo ikintu ngo mupfa. Ikintu dupfa cyambere subwo naga ari kucyumva. Byonyine iyo profile ari kushyiraho. Iyo myenda niyo naguriye umugabo wanjye Stone. Batuti mwari muri kumwe yewe n'ifoto ndayifite. Uri kumva Justin forever. Uwo mugabo wanjye iyo myenda yambaye n'injye yayimuguriye. Uri kumva neza. Aka kanya now uri kumva uragira ngo mvugane nawe uri kunyereka ko umugabo wanjye naguriye imyenda ari wowe umufite wamushyize profile. Banza ukure iyo foto tubone kuvugana. Kandi nutanayikuraho. Ubwo njye nawe turi bubagane mpaka. Nongewe Tera. Mana yanjye. Yewe byawe tuzabikemura umunsi twahuye. Ntabwo naza hano ngo ndanavuga. Ibintu byo kujya mu kabari ukatangira kumvuga unsebye. Tera umbabarire pe. Njye nkuvuga ngo usebye ndakuzi. Nyine ndakuzi twe twahura nawe. Njye nawe nahura nawe. Oya Shari wishaka kubura topic ngo uhimbe. Njye nahura nawe ndakuzi. Topic noya nshaka kukuvuga wowe. Tera tubireke. Cyane afite video zawe wasinze uryamye mu muhanda wabaye nk'ikibazo. Ni ikibazo. None se kuri kuvuga ngo nazikire hanze tujye kuri ribu. Kuri kuvuga ngo amahirwe my love. Gusinda ni amahirwe. Sibyo mwese mujya mu kabari kujya musinde. Whatever I get wrong that's a chance that I get. Twese dusinda nk'inkoko nkawe. Why do you guys say that I drink cocaine? Excuse me.
Talk Biki? Kinyarwanda, not talk English, motherfucker. Talk Kinyarwanda, please. You understand me? What the fuck, nigga? What the fuck, motherfucker? Biki? Bari bose bari hano kuri no panel ya Godfather bazi Ese icyongereza. mwatujije mukavuga Kuri like ndaya cyo y'Ikinyarwanda, cyo bazi Ikinyarwanda ko tubizi ko kizi. uyu ntabwo ndi umunyakenya ngenda umunyarwanda ndetse mpaka mbaye umunyakenya Umva abantu badukurikiye bose ntago ariko bumva urwo ruri muri kuvuga wowe. Biki? Uri kumva neza? ariko hari n'abumva anglais hari n'abadukurikiye bumva english Turi hano kugira ngo duce impaka, uri kumva? oya natwe ndavuga mu kinyarwanda Jessica kuganira mu Jessica nta cyongereza kibazo ndakivugamo Godfather. Uri mu kinyarwanda dukoresha ikinyarwanda just ngenda mvuga mu Dukoresha kinyarwanda icyongereza cyangwa dukoresha ikinyarwanda? dukoresha ikinyarwanda. Serious ngenda mvuga mu kinyarwanda Okay, twagiye gato. ni mu serious Umva rero mbabwire mwabwana mwe mwatugore mwe duto twa Stone, urumva? Muri kunyumva ni ngiye mugore mukuru wa Stone, ni ngiye mukobwa. kandi turanakubaha sheri turagenda kubaha izina ry'Imana mu ijoro ndakubaha Wallahi reka nkubwire Tera, nimba unyubaha uzagumane na Stone. ndakubaha nase Jessica nari kuvuga nabi ko nagiye kuri live ya Bad Beach nigeze nkuvuga nabi navuze nago nakari mwese nago mbazi nubwo turahura. You guys have never met you before, so I have to respect you. And then you have to respect me back. Okay, wait. Nanjye mugomba kundispetinga ko you don't know me. I told you the truth. You told Godfather you want me, okay? So I didn't say that I want you. I just said, why that guy always come here talking shit about me? That's why I wanted to talk to you. There's nothing special that I want to talk about you. Tell me, I'm here. Tell me. You want to talk to me? No problem. Okay. Jessica, we don't know each other. Like, I just want to know what's the issue between us. You know. Tell me. What the issue that we have between us? Because I've never spoken anything about you. I have never like spreading the rumors about you. But you are doing it. You are just doing. You are just bringing my family into these issues. You are just bringing all the nonsenses. My family, my everything. I respect my family. How much Shani? Okay. I just want. Yes, Shani ikintu twapfuye cyonyine kimwe ntabwo ari Stone. Just saying about my brother. Yes, bro. How comes she's saying she's tripping, bro? I go tripping because my brother can never speak to the girl of that river. My brother is on another. Yes. Oh yes, say she just come and prove that even niba yaramusubije nahaye kandi niba yaravugishije brother one and she even deprived him. I mean her. Shani, come on. Shani niba ari hano akaba yaravugishije brother wanje, at least akamusubiza ngo hi, akamuhereza hi back. Wadaya senyereke iyo chat ndahita mbasaba mwese imbabazi ndaryama. Shani ndamubarekera. Wiki kandi ngo bakundana my brother, he's not on that level. He's not dating you guys. He's not dating the guys like you. He can never. Hey. Yes, Godfather bagara Shana zanga Jessica, uretse gato. Ndashaka reka wowe na ntuza na Tera murangizanye. Tera fungura mic yawe ariko ntimumvugiremo. Please. Shani se kwete mumwirukanye kuki umumanuye? Ntabwo mane wa Masoni wo bagiye yamanuye nagaruka ndamuzamura ntabwo yigeze mwirukana. Naze hano. Kiba gifite network mbi nacyo. We Shani shira muri question uri kunyumva. Inzo kumanuye. Nta n'umu moderator pitano by the way niwe wimanuye. Jesus Christ. Jemeruka Shana mbira yuko akundana na musaza wa Tera. Nago bibaho ariko Jessica wamba we ukagira ubwenge ugakura. We mute your mic asigawe. So Jessica ndashaka rata wowe na ntuza murangizanye. Let's do this together. Okay. Wowe na Tera mumaze murangizanye byasha nibiraza nyuma. Sibyo? Jessica ikibazo nyamukuru
ufite kuri Tera kugira ngo birangire ni ikihe? ikibazo mgiye mfite kuri Tera nta kibazo dufitanye, arabizi, ni umuhosta mugenzi wanjye. Ikibazo dufitanye ni ukubera ko dukora akazi kamwe kandi akenshi tuba turi kuri afishi imwe. Ngiye kumbwire nkohereza afishi ndi kumwe na Tera, ndaje nyikoherereza Tera. nyine nibyo ndi kubwira just I'm so disappointed in you. Ngiye tu Nk'umuyotinze bwa nyuma Tera, reka mugenzi wawe avuge wimuvugiramo please. Uraza gufata ni ukuvuga ngo Tera ni umuhosta mugenzi wanjye, nanabihakana reka mbanze nkohereza ibimenyetso WhatsApp. Ngiye sinjya mburana n'abagore bashaka guhangana. Ngiye kohereza afishi ndi kumwe na Tera, none ahangaha twakoranye the lash mu Gisimenti, n'amafoto yanjye nawe aranakurikiranye. Nago nanitsiko nawe azaza mu bakazana bo mu rugo. Reka nze mbere muri tayari, reka manuke nongere nzamuke kuko oya guma aho twabyemeye wimanuka. oya ndahita nzamuka nari binge nago njagenda ariko siko tubihari twabyemeye kuko byo nawe yabyemeye itoke komeza ari kubihakana se Tera ari kubihakana nyizanye afishi kanye uya ntiyabihakanye kandi ngira ngo afishi nyizane abareshira muri big screen ndi kumwe na no byihore twabyemeye nawe ntabwo yabihakanye kuko ni umuhosta yabyemeye komeza inkuru. Ni ukuvuga ngo rero aba ba mama yagiye yamburanga amafaranga yabo, barambwiye ati se ko twagiye kuri TikTok yawe tugasanga ukorana n'umukobwa watwambuye, bimeze bite, watubabariye ko tugushaka kukuvugisha. Ndababwira ati nta kibazo, nakoreye Nyamirambo ni muze mu ndebe. Urumva iyo umuntu ari umuhosta kandi akaba abonye n'abantu ntago yabanga. Mwese murabizi abantu mwese muri abahosta munkurikiranye hano kuri live ya Godfather. Ntago akanga abantu bakubwiye ngo bagiye kuza kukureba. Narabatumiye baraza, urufiririza uko ari batanu bose. Hari uwo ngo yambuye amavuta, uwo yambuye ikanzu, umva ni benshi pe. Baraza turicara banganiriza ibibazo byabo. Ndababwira ati se uwo Tera muri kumbwira mu bantu dukorana ko nawe urimo kuri ino fish. Babanyeretse fish turi ko kandi koko iyo fish ndayifite kubera ko iri no kuri TikTok yanjye irahari. Ndangije ndababwira ati okay, njewe Stone yamamagaye ambwira ngo Tera ya hostinze hariya kuri no frango ari no kunsaba Stone ngo nze kubasupportinga. mami ndangije ndababwira erega Tera n'umwana aracyabi wabo mana. Gusa umwana ukibi wabo utabasha kushura inzu ngiye bunaza guhangana n'umwana ungana gutya. Stop by there. I don't live at home. I live at my own place. Tera Come mute on. mic. Come on. Divana, my love. Divana. You lie me. Wait. You lie me, Tera, please. We Shani. Reka tuvuge Ikinyarwanda ko nubicyongereza cyakugoye. Reka tuvuge Ikinyarwanda cyangoye. You lie me say nago nyisigeho. Uri kumbeshya nyine. Oya my love, nje Divana uzabaze Stone si wavuze ko isani sawa mwisubize cyane iki uzamubaze. Arabiza womba nje mfite address my love. Divana nje nago mbi wacu bro. Come on. Ntabwo biwanyu uribana baburetse gatoya. Yes, of course. Abo ba mama uwa mbere n'uyu ngo ni Liza Choice bafitanye ikibazo cy'ikanzu y'icyatsi yamuhaye nimba ari ubururu y'ibihumbi 30. Ndamubwira ati rero ngewe ahantu nzi yakoreye abarangira. Ego ari kubeta outside. Please wait. Okay, twagiye kubitubangura Jessica. Ndangije ndahabarangira ariko uwo munsi nago Tera agiye mu kazi yarakweke kwa ko yari yumvishije ko Jessica agiye kumusupportinga kandi nari nahamagawe na Stone. So rero yewe Tera njye nago nanze kuza gukora akazi reka mbishaka. Stone njye yarambwiye baby let's go outside. I just want to go outside with you. Ndashaka kugenda outside ndi kumwe nawe. Ikindi kintu nago nshaka kugenda outside hari ahantu wakoreye cause hari amakuru bambwiye nkwereke screenshot njye nyiguhe ntabwo uri umujura utakubeshye abagore Jessica kamubaze screenshot wahaye wiki screenshot wahaye Stone nayizi yizane hano yerekana urayizi wamubwiye ngo plan mufite wowe na Shani nabyo ngeze meze nkawe ngenzi ibanga ariko ntabyo ngo wahari kirahari ibimenyetso sinkunda amatiku nayo rero ngo wahira hari screenshot wahaye Stone arayinyereka
muri hasi ubwo urabona kuvugana udusha stonira ubwo umugabo twabanye imyaka ine ujye njye simukurusha ariko Stone simumenye ejo bundi njye hari ubuzima none agiye se ko kumwindurira n'ubwo rimwe yagusajije bro iyo umutumwe ko yagusajije wacecetse ukabanza ukanyuma njye ntabwo turakora ibintu njye ntabwo gusara mu muzi kwezi kwa mbere ubwo bizagenda njye ntabwo ndakora ibintu nawe njye sindakora n'ibintu kuva navuka kuki uri kunshinja ibintu nanjye ndashaka kukubaza koko bano bantu nimba uzi ko barimo amadeni kandi ukaba uzi ko bagiye kukurega kuri ribu waretse oya shani ndi kumubona muri komenti nabanza azamuka mbwire brother wanjye nawe I never play I was my brother I can never play Okay, mute Jessica your mic. ndumva ibintu byacu bitarangira Okay, mute your mic. Jessica, mute ngoma gatoya nkwereke ukuntu mbigenza. Twumvikane. Niba numva Jessica nta kibazo afitanye na Tera. Jessica we yaje ari kubwira abantu uti ni mwishyura abantu babandi. Ishyura abantu babandi wayisambu kandi twumvikane ikintu kimwe. Tera ngwino hano gato. Niba fungura mic yawe Jessica. Jessica niba nkumvishe neza nicyo kibazo ufitanye n'uyu nguyu yishyura amafaranga abantu baje bakugana. nta kindi ngana avuga ikindi kibazo dufitanye Twumvikane rero ari Tera. kudusebereza akazi nk'umuhosta mugenzi wacu ntago twebwe twiba abahosta Tera. n'abajura bahaba nakemura ibibazo biri muri ribu njye nta kindi kibazo mfitanye nawe Tera. Gofa ndi kukumva ejo story Ndi kureba ibyo wamase we zamuka ngo niba ari ntuzanisha ni zamuka cyo kunyana. nazanga ari kurebera foto umutima ukamuvamo Zamuka, okay, kandi twagiye, njyewe Tera. uriya myenda ni njyewe wayiguze Tera. ubu noneho wari njyewe Tera. ari njyewe wakavuye ya Jessica basi ndaza kuyihindura ariko reka ibyo Jessica uretse gato. oya Jessica, nari uretse gato. nkeneye njyewe umugore uzubaha Uretse Stone gato ariko. bagakundana bya nyabyo Ariko utanyuba Jessica biragoye. Jessica ibyawe ariko ino foto nta nubwo nshobora kuyikura kuko njye ariko nakunze sinda kugira Niba n'abantu uhaye- bari kuba nkurirwa nakumiyotinze. iyo foto nijye wagiye niba kuyimufotoza umuhaye Uretse gato ya gift Jessica. bishaka Ariko se kwigira ndakumyutinga nkaho wowe wagira ngo bite bya wa mugore we. Ndakumyutinga ukamyutingura cyangwa wayi. uko wamukoreye Can you shut up? Can you mute your mic a bit? Jesus. koranywa kokayine buriya yasinze Uretse gato. Twumvikane Jessica myutinga iyubaye. Tera, this is the last warning. Twumvikane ihangane. Yesu Kristo abagore. Twumvikane ikintu kimwe. Ikintu ngiye gusaba ni kimwe. Ahangaha ibyawe na Jessica byo ndabizi ko ntago bizakunda ukiri kumwe n'umugabo we nani Stone. Ijambo rimwe kugira ngo uba amahoro ubane na Jessica amahoro ni ukumubwira kumwubaha nk'umugore mukuru. Byonyine ijambo rari mu bwiyahisa kwa nkibere. Aravuze ati aho ngaho ndi kumwe nawe. Ibyo ngibyo byo it's your business n'umugabo wanyu mupfa ntabwo dufata naje guca imanza zo mu ngo n'abagabo n'abagore. Ntabwo that is not my business. Reka tugaruke gato rero hantu Jessica niba avuga ati uyu muntu nta kintu mfa nawe ariko aba bantu mu by'ukuri baje kundeba kuko katabishyura amafaranga yabo. Reka nkubwire rero Tera. Hano ngiye kuzamura abantu muri audience no muri commentary baraza kwandika. Nukuri aba babyeyi uyu nani Joelle umuha amafaranga ye. Ladies umuha amafaranga ye. Amahoro atahe. Urazi ugiye gufungura mike uvuge niba abantu uza kubishyura amafaranga yabo cyangwa niba utaza kuyabishyura. Kuko nuyishyura turabasaba gukomeza kudakoresha platform bakwita igisabo kuko ntabwo ari imvugo nziza kuri iyi platform. So nyemerera ufungure. Uraza guhandoringa kino kibazo cyo kwishyura amafaranga y'aba bantu? Yes or no? Fungura mike yawe Tera. Tera unmute your mic. Noneho yari gufungura mic ku gahato none ubu yanze kuyifungura. Tera unmute your mic. yanafunguye my love reka nta kibazo nsubize sibyo Yego. umuntu wa mbere niyo Godfast twavuganye kuri WhatsApp twavuganye kuri call Naguhamagaye ndakubwira ntirangize. yego nakubwiye ngo iki nakubwiye umuntu wenyine mfite ikibazo ni Joelle Izi message umuntu ari we kubona wese za ladies uramuha amafaranga. ntago bikunda we ntago wazagende muri riba ndege nzitaba izina ry'Imana yo mu ijuru nzaburana njye no mu rukiko njye no ku karere ariko uzayama ku neza no ku nabi nta kibazo my love it's okay Okay, tugaruke kuri Joelle wemera cyangwa amafaranga ye kandi wahemutse. umeze umwenda wanjye ibintu ni bibiri buje umwenda wanjye ukwiye kuri garderobe nawe uzi uwo ari wo atari ibyo ifoto nayerekanye uyambaye
uriya ntabwo ari wowe uretse iriya foto washyizeho mama uriya ntabwo ari iriya foto wowe bayimayemo gift sheri kuri birthday dore yanjye umuntu wayiguyemo gift ntabwo oya sheri naho yayikuye. genda ubaha nubaha umugore ufite umugabo ufite famiye Usetse. umuntu wayimayemo gato. gift afite umugabo ni umujene mariye yaribyariye Sheri, vuba nta nta mwuka kibazo uretse gato Nanjye tera uzajya uretse gato kundega reka nkubwire si wavuze ngo warambuze Lady, wavuze ngo ndakubwira ko warambaho warambuze ururondwe Lady, ejo ndakubwira ko ejo gato. nzaba ndi ku Uretse gato. gisimenti nyine reka mbikubwire uretse gato gishoye tera ejo nzaba fungura ndi ku mike no tera fungura mike urangiza ikibazo vuga kuri Joel Lady turamugarukaho nyuma ya Joel Lady ihangane gato nturakare fungura mike yawe tera vuga kuri Joel turangizanye na Joel nkwereke baba we tera unmute your mic sweetheart fungura mike yawe ndi kukubwira ngo kuri Joel Joel yarambabaje nanjye namubabaje ariko arabizi ni sigeze ahakana ko yamaye amavuta atarapira sigeze abihakana niba abihakana hakane nawe ndamureka nta kibazo azagende muri bugenzi itaba Joel we nshobora kumvikana nawe tukavugana oya tera wimbeshyera Joel uretse gato wimbeshyera nanjye reka Joel uretse gato nta kibazo Joel uretse no gato. niba ubihakanye mwavuze ko mwagiye kuri RIB sibyo komeza tera ndakumva komeza Iki? Mwavuze ko mwagiye kuri RIB ntago mwambuze ndabizi ko mutambutse nese top chief mwamenye ko mpari gute Okay, twakomeje uretse gato. niba mwaramenye Tera, ko ni top chief kuki tera urangiza ikibazo cya ntuza ikibazo cya Joel kirangije gute yego ngewe Joel turavugana ku giti cye ko yaramemukiye nayo no bivugira ahangaha uravuga kuki umuvuga tugomba kubanza kuvugana turavugana kuko nanjye narahombye rega nawe arahomba muvuga niki bivugira uramuha amafaranga ntayumuha simple as that biroroshye ibyo amafaranga nta hantu bihuriye Godfather nawe wishaka kuzana drama hano you just stop bringing the dramas stop ariko Godfather narumiwe ndabaza uyu mwana utegereje kuva 2010 hashize igihe kingana iki Joel kwa kabiri noneho Godfather kambanze nkubwire kuva mu abakobwa bagura buretse gato mubaranda ijambo we tara uyu mwana wafashe amavuta yo Godfather kwa wihamagara izina ryanjye nabi nitwa Tera it's okay Christella okay it's okay Tera whatever icyo tubaza uyu mwana aranga you just don't say whatever it's not Okay. whatever my name Do is not Tera try it's me. not whatever okay do not try me okay I'm not trying you I'm not okay trying we try We're to just handle talking this issue so can you stop yeah sure it's Sure. okay okay thank you so listen to me Mm. what you did that was not fair not at all. You know, it's not course you fair, did. but why Wait a she second. did Wait a so, second. it Wait a was second. not fair. Why don't we give her the Jesus Christ? Ibintu birumvikana hano. Rwose nta nubwo uri kugira isoni. Can you check even the comment right there? So ibintu ni bibiri. Listen to me. Wafashe amavuta y'umuntu. Ukavuga ko ari pirate kandi warayakoresheje ntiwayamushubije. Iyo usanze ikintu ari kibi uragisubiza. What you with you? Even you think twice. Narajugunye wenda. So listen to me. Ibintu ni bibiri. Turi kumwe? Nta soni kuvuga ngo nagiye kurega muri RIB. So reka nze nkubwire rero ku bintu byaba ngaba. Yaba Joel. Yaba ladies choice. Urukumva? You have to pay their money. Sita turi kubyumvikana. The statement ukozaha you have to pay their money. Ahubwo wakabaye unabashiriraho n'impozamarira kuko warabambuye. Urukunyumva ariko si wowe wamyutinga mic yawe wowe. Ntabwo kuri kubagira benshi how comes? No, those two ndi kuvuga babiri bari hano. Uyu ladies bitewe na message twabonye uyu nguyu Joel we wakabaye ugomba kuba amafaranga yabo. Bishuri. Ntabwo nzi kunyura uruhande. Noneho ngiye kuzamura abantu hano kuri pano. Abantu mwagize icyo mubyumvaho ni muze muzamukire reka ubwo audience bivugaho. I will bring people here. Bro, Jesus. Dore si wowe nta nubwo ukoresha ibi bintu mukuri kwimana reka abantu bavige wumve. Ishura amafaranga y'abandi. Godfather reka mbanze mvuge sibyo. Go ahead. Tela we ari gushyiramo n'akantu ko kunsebya wenda ku bakiriya. Icyambere cyo umuntu wisize amavuta akamugira amabi cyangwa ukabona ari pirate niwe wa mbere mu guteza ingabo. Ikindi ari kwibagirwa yuko kuri RIB bamuhamagaye kandi uko bagwahamagaye bagenda bandika ibyo uvuga. Kubera icyo utavuze ko nagwaye amavuta yapfuye. Ikindi narakwandikiye ndakubwira ngo yansubize.
iyo aba yarapfuye cyangwa ari pirate nk'uko bivuga kubera tutayansubije. Ikindi kubera icyo nekisi ibintu bya pirate ntabwo bambwiye chat zose ndazifite. Godfather mbwira nzimuhereza ahantu wabimbwiye nihe zose ngerega mfite ibimenyetso nta n'ikibazo wangira umusazi wangira ikigori mfite ibimenyetso ibintu byanjye nzabigendamo gake gusa abantu bose bari hano ntazajya unyita Joel wikwisobanura reka nze nkubwira ikintu kimwe Tera mukumva before you came here to speak that broken English stop you have to pay these young ladies be sure. Father, let me be honest with you. Let me be honest with you. You just let me talk too. I have to talk too. I will not pay for them. I will not pay them. Because I've said no. I have said. Why not pay? Why not pay? Why? Uretse gatoya isimbi fata ijambo. Fata ijambo. Godfather. Uretse gatoya sheri. Fata ijambo isimbi. Ihangane gatoya. Godfather, njye kintu nashaka kuvuga. Njye kintu nashaka kuvuga ibintu biri funny nanone birababaje. Uyu nguyu ngo ni Joel aritonda, umukobwa aritonda pe biranatangaje kuba yemera ikosa, umukobwa akaba kinavuga gutya ari hambo. Ikindi nge navuga abakobwa bose biragaragara ko baziranye na Tera nibazo bafitanye barabizi. Ikintu kiri kubaho ni iki bitewe nuko ndi gutekereza. Tera ari kugira isoni zo kuvuga abantu 1K na 600 bose ndemera ikosa namajije kubeshya. Tera just be honest, wemera ikosa uri umukobwa mwiza ibi byose birashira bikibagirana. Ushake kuntu hita wishyura ntago byoroshye amafaranga ni menshi uzabishyure gake gake mu bwumvikane ariko gukomeza guhakana hano tayari wamaje kweshya ibintu bitumvikana cyambere ntago uzi kubeshya ego nje naho nje hano ngo nkwita umujura n'iki bibaho abakobwa mwese muri comment bashaka kuza bakavuga ibintu byinshi ariko ntawe udafata ideni ntawe urinza nk'icyo udafite ideni ibyo bibaho mu buzima bibaho. So Tera ikintu nge navuga ni yemera ikosa uko biragaragara ka bose nyine abarimo amafaranga yabambuye kuko nabihakana ari kwitwaza kuvuga ngo ni igisebo. Godfather nta gisebo kiruta iki ngiki cyo kubihakana aho bamusanga hose bazamubuza amahoro ewana umva 24/7 bazamubuza amahoro nabyemere no umukobwa mwiza ewana pe wumve ko tugukunda ngenda namukunda naho nababeshya hano ndacyana mukunda naga ibi byatuma mwanga uri kumva so nk'abafana ahubwo twe twana contributinga ukabitubwira ariko ukareka abantu nyine mugakemurana ibibazo tu wizana pride yo kuvuga ngo hano hari abantu benshi ikosa ngo byange byemere please byemere turacyagukunda Tera you beautiful turagukunda yewe ibi ntago bizatuma tugira ikibazo ahubwo we byemere kuko